harya hari uwigeze kuvuga ngo sugar mami naguze ikibaho we. Reka nze mbereke iyi video noneho uzongera uvuge ko sugar mami zitakibaho. Dutangiye duterero sasa. Dutangiranye n'umugore wunamye gutya. Nyagasani. Ako kanya hari umutipe yise winjira umutipe rwose ubona yuko ari umutipe mwiza cyane. Tipe y'ibogargo akibona umugore wunamye hariya. Yise yikangamo. Byaramurenze ahita yikoroza. Aranje ati mana yanjye. Ubwo mu kwikanga umugore nawe se yikanga. Anje ati mutwihanganire. Ko nakuzurinde. Umutipe ati njye nyine ndi umukunzi wa Laura umukobwa wanyu. Yarambwiye yuko nyine muri mu rugo narinje nyine kubasuhuza ho gatoya ngo tunamenyane. Laura nyine nguyu tuvanye ku ishuri. Ubwo umwana wese avuga ati mama nyine mbabarire nago nigeze mbikubwiraho gusa ndamubwiye nyine byibuze reka tugireho tugusuhuze kuko wari uri mu rugo. Hanyuma nanamukwereke nyine ni umukunzi wanjye umwe najyaga nkubwira. Hanyuma sheri nyine uriya ni mama wanjye. Ubwo mutipe ati ni mwiza kabisa kanishimiye guhura nawe. Reka mbasuhuze. Ubwo mukunsuhuza yabohereje ikiganza n'udamuhereza ikiganza. Ariko umubyeyi w'uno mukobwa uri ahangaha mu gukora mu kiganza cy'umusore nyagasani yabaye nkaho akoze muri supaguru we. Byanze kurekura umusore w'abandi. Aranje ati ntago nigeze menya yuko ufite umusore mukundana mwiza gutya. Ati rwose mukobwa wanjye felicitation ufite umukunzi mwiza. Ubwo mutipe ahita amusuhuza akoresheje akabizu ku ntoki. Nyagasani. Ubwo mutipe ati mutwihanganire nyine kuba tuje muri buno buryo tutigeze tubabwira. Hanyuma tuzayipanga neza tuze tubasure. Ubwo umukobwa ati mama nyine mureke utadutinza. Dufite gukora umukoro wo mu rugo baduhaye. Hanyuma tuzabiganiraho neza nyine ari byo byamuzanye aje no kutwibwira anakaje kukwibwira nyine aricyo kimuzanye. Uyu nguyu yaraje kugira ngo dukore n'umukoro. Ntago dushaka gutinda kugira ngo nyine ijoro ritaza kudufata. Ubwo mutipe ati yego rwose nibyo. Reka tuzongere duhure rwose mama. Ubwo umukobwa urahanga yise atwara umusore aho bagiye gukorera umukoro wo mu rugo. Ariko mama w'umukobwa mu by'ukuri witegereje neza uko nabari kureba igisore aba yarobye we. Nyagasani sibwo bagiye kurwanira umugabo. Harya ngo sugar mami nago zikibaho. Nyagasani yasigaye yitegereza igisore kiri kurengarengera avuga ati ya tibega igisore we buti buretse shaburetse wakana kanjye we nzakwereka urangara gato nzakwereka. Ubwo umukobwa yazanye umusore bakundana mu cyumba maze ati sheri nyine rwose tuza wishyire wiza ntangani nk'iwanyu. Ubwo muri ako kanya mama wa mukobwa yahise aza aturuka inyuma ho gato muramubona. Nyagasani yaraje kuri ikiye cya gisore. Umwana yaraga ari kumureba ubwo cya gisore cyo kiba kiramubonye yuko nyina w'umukobwa amukurikiranye ariko abafite ibintu byitwira ari koko. Ati vayo hano nkwereke utuntu twikorera. Igisore ubwo cyaramwitegereje nacyo dore ko nyina w'umukobwa bari gukarangira umusore reka sinakubwira do amwereka za demarishe za hato na hato. Ubwo umusore nawe byamwanze mu nda maze abwira umukobwa ati sheri ko numva nshaka amazi yo kunywa nshaka amazi kabisa icyaka kiranyishe cyangwa reka njye kuyirebera harya igikoni sikiri hano hirya. Umukobwa ati nta kibazo genda uyirebere. Ubwo umusore yaramucunze ari umukobwa bakundana ahita kurikira mama w'umukobwa. Mwibuke neza ko yari amaze kumurembuza ati nsanga imbere gato nkwereke ngira utuntu nkubwira twikorera. Ubwo umukobwa yasigaye mu cyumba ziye ngo umusore ngo agiye ngo gushaka amazi yo kunywa byahehe asigara kuri za chati ari gucatinga kandi umusore bakundana agiye kuba afite ukuntu bigenza nande na mama we disi ari kwisana igeze. Ibyo byarabaye ubwo mu gikoni aho umusore agiye kureba amazi nyina w'umukobwa ari hageze kare rwose yamaze no kwitunganya. Ubwo umusore yarahageze asanga nyina yamaze kwitunganya amazi yashyize mu kirahure. Nyagasani ubwo yabaye agikubita amaso nyina w'umukobwa wari wamwambariye koko yamwihenuriye. Ubwo aryo babyita impenure yamuhenuriye. Ubwo umusore ahita yikangamo. Nyagasani icyaka yari afite niba kigiye hehe. Ubwo yase yijije ati unyihanganire kuba nkubonye unyihanganire rwose nta gisida ntago ari byo byari binzanye narinje kwirebera amazi. Ubwo atangiye kwisodora byishimye naho umukobwa aramubwira ati tuza ariko tuza rwose nta kibazo ndeba rwose ndeba uko ushaka nushaka unazo nkoreho niba wabikunze komeza undebe.
umutipe ubwo ngubwo byaramurenze, maze nyina w'umukobwa ahita yurira hejuru aramubwira uti nyegera, ariko nyegera wakana we. Umusore ubwo yamwegereye yivugisha ati ariko rwose bino bintu ntago ari byo. Amwegera gake gake, ariko na nyina w'umukobwa urabona yuko nta kindi ashaka, nyine tu uramubwira uti nyegera. Umusore ubwo yaje yitegereza nyina w'umukobwa arabwira ati ariko uri mama w'umukobwa nkundana nawe urabizi neza ntago bino bintu byari bikwiriye. Undi ati tuza, ariko tuza, barakara abana kandi imboga zibona abana. Cyatangiye kumukorakora gake gake kino gishuga mami, ati humura erega ere n'umukobwa wanjye ntago agomba kuzamenya ibijya mbere, kubera yuko hagati yanjye nawe harimo ikintu kiri ku nkuru, harimo karukuruzi kuva nakubona. Ubwo yagiye kumusoma umusore ati hoya oya hoya 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 we, ntago bino bintu nabikora rwose, urabizi yuko umukobwa wawe ndamukunda cyane kandi ntago yabyishimira bino bintu, amenye yuko bijya mbere hagati yanjye nawe. Nyagasani ubwo nyina hano w'umukobwa irari riba ryaramurembeje uburyo ari igisore mu rwose, ubona wagira ngo yanakirya bubisi we. Kimwegera gake gake umusore ati hoya mama Laura. Umukobwa bayitwa Laura ati hoya rwose bino ntago byaba ari byo. Shugama mubwira ahangaha yarakaraze, aramukaragira ikibuno, ariko sinakubwira undi ariko yakubita akajisho kavuga ati kiriya kibuno umukobwa yuko atagifite wabinoza n'iki. Ubwo umugore byaramubabaje ko umusore nta kintu amumariye mu by'ukuri, arangije ati buretse ariko kano si karancitse, ariko akutaha ntago uzagacika, umutego w'ubutaha ntago uzawucika uzawugwamo. Ubwo umusore yagarutse mu cyumba h'umukobwa yari ari, umusore nyine yagarutse mu cyumba aje kureba aho girlfriend we yari amusize, aho bari bagiye gukora homework. Arangije araza ati sheri ndaje. Umukobwa ati none se amazi wayabonye? Undi ati yego nayabonye amazi. Yanayabonye byo. Umukobwa ati simbizi, ariko nyine kuva nakwereka mama wanjye nkamubwira yuko uri umukunzi wanjye, ndabona nyine wiheje wigize umuntu uri stranger nyine. Babe bimeze bite? Kuki udatuje? Umusore ati hoya ndatuje rwose rukundo rwanjye, nahindi bo nyine nekereza ukuntu mama wawe rwose mbona akiri muto cyane, uzi ko utamenya yuko afite umukobwa ufite imyaka 18 nkawe. Undi ati hoya ariko nawe sheri nyine mama wanjye yambyaye afite imyaka 13. Urabyumva rero ko andi ataravuga umusore amuca mu ijambo ati humura rwose oke ndimo ndabyumva neza impamvu rwose mujya kungana, ariko nta kibazo kirimo, aracyari muto rwose. Umukobwa ati nyine mama yahuye na trauma rwose kubera ibintu byamubaye akiri mutoya, ariko ubu ngubu yagarutse mu buzima nta kibazo afite rwose, yamaze kwitekerezaho neza, yasubiye ku murongo, nta bintu bya trauma afite. Mu by'ukuri n'umushuti wanjye nyine namwita mama, nkamwita n'umushuti wanjye, niwe muntu wenyine ubuza amabanga yanjye yose. Nurabona n'ukuntu tuba n'umuryo mba mubwiramo ko mfite boyfriend, ubona ntago ari ibintu nyine biba birenze, nyine tubanye nk'abantu tuba abashuti, ni best friend wanjye kabisa. Umusore ati ewana ni byiza, ndabikunze uburyo ubanyemo na mama wawe, binatuma rwose mubasha kwitanaho. Urabona yuko itoto ufite n'iryo afite, imyenda rwose mwambaye kimwe, ewana ni fresh rwose, banza kubyara uri mutari sawa. Hanyuma rero gune dukore homework sheri butaranatwirana. Umusore ati nyine ndaje dutangire. Ubwo yese aza ku buriri ngo batangire gukora waka, niba waka abazungu bayikorera mu buriri, ariko nk'ibi bintu bikoreye mu Rwanda shaho cyamujya mubikoraho, dore ko viziyo yabaye viziyo we, mujya mubikora namwe. Ubwo ibyo byararangiye, maze baza gufata ifunguro. Mbere yuko umwana ataha babanje gufata agafunguro we, nimvuga umwana nyine ubwo ndavuga kino gisore. Ubwo bari banije gukora ibyo bita matematike. Ubwo mama w'umukobwa arimo ababaza ati none se imibare mwayize neza, byari bimeze fresh? Ikwijo ni mwayinkwije yinze. Kwijene. Ati mukobwa wanjye mbwira rero ukuntu waje guhura n'uyu musore. Musore mwiza gutya mukuye. Umukobwa ati mama nyine twahuriye muri university twigana, turahuza nyine kwa ko n'abantu babatizanye utuntu tw'udukoresho, mbona n'umwana mwiza nyine, apo birangira twibereye abashuti nyine. Ubwo nyine w'umukobwa munsi y'ameza barimo yendereza umusore, reka sinakubwira agenda mwikandagiswa. Ari nako umusore avuga ati nyine umukobwa wanyu twahuriye muri university nk'uko abivuze, dutangira nyine dukundana biraho nyine by'abanyeshuri bya kinyeshuri, bisa kurangira nyine twahuje. Ubwo nyine w'umukobwa ati muri university. Ari nako kana komeza kumwatakisha ikirenge munsi abamumereye nabi, ngira ngo urabibona.
umusore ati nyine niho twahuriye nyine. Ubwo ako kanya umukobwa ahita avuga ati nyine sheri, amasaha yanagiye, mureka ariko mwana wa mureka ndaza kumutwara, mureka batuganiriza, simfite imodoka ndamutwara muhe lift. Umusore ati oya ariko nta mpamvu ya lift, nyine ibyo sheri ari kuvuga nibyo. Sheri uravuga ukuri rata, reka nze ngire ngende. Ababyeyi banjye rwose bamenye yuko natinze bamerera nabi cyane. Nyina w'umukobwa ati ushaka kunsuzugura? Si ngenda gutwara, mfite imodoka ndakugezayo, utuganiriza gato tubanze turangize na kino cyayi, ubabwire yuko waganiraga n'inshuti zawe nyine biri aho ngaho, ndahakugeza mu rugo neza mbakugezeho, sibyo? Umusore ati aho ariko ndumva rwose atari ngombwa, nakwigezayo. Ikiza nuko nyine umukobwa wanjye nyine cyangwa se shiri wanjye ataza kwigumana, muze kugumana njye ndigezeyo nk'ibisanzwe. Undi ati ntunsuzugure, sibyo? Ntunsuzugure, unyubahe. Umukobwa ati nyine shiri, reka nta kibazo mama dutware, nyine nanjye nkuherekeze ngenda garukana nawe mu modoka. Ubwo nyine tayikanga ati ngo iki? Oya mwana wanjye, hoya wowe urasigara, sinigeze nkubwira ngo warya ndaza kujyana n'abashuti banjye gutembera, wowe uraza gusigara wose amasahani hariya, ngiye kumutwara mugezeyo hanyuma mpite njya kwiganira n'abashuti banjye. Kumbe nyagasani, mwibuke neza ko uyu mubyeyi, uyu shugamami, kamwita shugamami kuko uyu nguyu nta kuntu yatereta boyfriend w'umukobwa we abyaye. Ati humura ndamukugerezayo neza, nawe usigare utunganya imirimo ya hano mu rugo mwana wanjye. Ubwo umusore ntiyabyumvaga neza, ariko nyine w'umukobwa ahita ahaguruka ati gwino tugendera ata. Ubwo umusore disi yasomye umukunzi we uba witwa Laura, maze umusore ahita ahaguruka. Nyina w'umukobwa nyagasani n'ubundi bukwiye kuba nk'umukwe we, abakwiye kuba umukwe we, yamufashe ikiganza, maze umukobwa asigara bitegereza. Ariko uburyo abitegereza murabona yuko ari kubakeka, yasigaye abitegereza rwose uburyo nyina agenda kurubana umusore akunda. Maze aranje atariko hari ikintu ndimo ndakeka, ndumva rwose ibintu ishyamba atari ryeru, ubanza ari ikiri bujye mbere we. Nyagasani ibyo byarabaye, maze umusore bamugeza neza koko mu rugo aho yagombaga kugera. Aranje ati urakoze cyane kuhangiza rwose, Imana iguhe umugisha. Agiye kugenda, nyina w'umukobwa ahita amufata ati buretse kugenda ariko Martin, mutipe disa witwa Martin, ati buretse kugenda, reka ngire ikintu nkubaza, ese nakwibariza? Undi ati nta kibazo rwose mbaza. Umugore ati nyine mu by'ukuri sinzi niba wabibonye ariko nyine nakunze uburyo. Ubwo umusore atamucemo ijambo ati ariko uri mwiza nawe pe, mu by'ukuri uri mwiza. Ubwo umugore ahita abwira ati none se niba ndi mwiza waretse nkagira ikintu nakwibwirira, sibyo? Basi ukakinkorera. Ubwo umugore ati nyine ejo nka saa 9 ikigoroba nyine ndifuze ko waza mu rugo, ndagushaka cyane kandi rwose humura, umukobwa wanjye cyangwa se uriya musheri wawe ntabwo azaba hari, afitanye gahunda na muganga, bizamara nk'amasaha 2 ari kumwe na muganga. Rero rwose ubikunze wahagera rwose nkagira ibintu nyine, nkagira ibyo nakubwira nyine turi twembi twenyine. Umusore yabitekerejeho, arangije ati nyine ndaza kubitekerezaho neza nzakubwira. Ubwo nyina w'umukobwa uranga kamwite shugamami, nyina w'umukobwa ni kamwite shugamami. Ubwo shugamami ati okay genda ubitekerezeho, ari nakamukabakaba ariko sinakubwira, avuga atari ko mana iri bogari mana urarema we. Mutipe yasohotse mu modoka afunga, arangije aramubwira ati urabeho. Igishugamami kiranga ati fata kisi. Shugamami uraha yakase imodoka arerekera, mu by'ukuri arimo arapanga guca inyuma umukobwa we. Nyagasani ubwo ibyo byarabaye, maze umunsi cyangwa na yasaha igeze, umukobwa yari yabaketse, Laura yari yabaketse, avuga ati sha abano bana ibintu byabo niba ari ibiki. Ubwo umukobwa yaraje ageze ku rugi ahita ahamagara ati mama uri hehe, nagira ngo nyine nkubwire ko ngiye. Ubwo umukobwa ati okay mama. Yahise akubitaho urugi kugira ngo nyine agire ngo umukobwa aragiye. Arangije atakuramo inkweto agenda bwombo asubira mu cyumba. Ubwo nyine azi ngo nyine ngo umwana yagiye. Yasaha yahaye umusore kuko umusore we yahagereye igihe. Nyagasani abasore bubura. Ubwo ako kanya kimara kuhagera yasanze nyina w'umukobwa mwiteguye, reba uburyo yamwambariye we. Ubwo mu kuhagera yahise asuhuza ati muraho neza. Undi ati uraho neza nawe. Ahita atangira kwibebeza. Umusore akibibona
hehe yaguyeho, maze nyina w'umukobwa aza amwegera amubwira ati humura rwose umwana wanjye yagiye, shiri wawe Laura nawe uhari, ubu ni njye nawe. Nyagasani ubwo nta kindi cyabaye, nyina w'umukobwa yahise atangira kumwegera gake gake. N'irari ryinshi koko, ibi ni iki by'abashugamami bahu? Harya muribuka akantu bajyaga bavuga ngo sinigurisha hakanira abashugamami n'abashuga dadi? Niba bikibaho, ariko ubu hariho bya shuga dadi gusa, abashugamami mwagiye hewe? Dore mugenzi wanyu ibyarimo gukorera Generation Z yaragakuruye agatipe akerekeza mu cyumba, ubwo mu cyumba bakihagera Nyagasani yatangiye kumwataka gake gake, ahita amwerekeza ku gitanda. Umutipe nawe niba ubwenge bwagiye hehe? Nyagasani nibatumagire gusa, kigore kirangara rwose igishugamami cyagiye hejuru y'akana gato, ibaza ariko akana gakundana n'umukobwa wewe. Ni nkita akana nyine, ni wowe ushobora kubona ari boga, ariko bano bantu busanga ari ukuntu baba baririye neza, ariko ari igipeti. Ubwo bakiri muri ibyo ngibyo, Nyagasani yahise abinjirana. Akigera imbere rwose y'umuryango, arongurutse ku gitanda asanga nyina ari hejuru y'umusore ukundana n'uyu mukobwa. Laura ubwo yaguye mu kana ahita avuga ati mama. Nyina w'umukobwa yahagurukiye mu birere. Umusore akibibona yuko ari Laura bagezeho, ubwoba bwaramwishe, umusatsi umuva ku mutwe neza, bose barikanga. Maze ati sheri uraha? Laura ati ntabwo byumvikana, ibi ngibi ntabwo byumvikana, mama ni wowe uri gukora bino bintu? Umusore ati sheshe, atangira kudagadwa avuga ati sheri nabisobanura neza sipasi wamakanya, reka ngusobanurire. Ubwo umukobwa ati ceceka, nta kintu nshaka kumva uvuga, nta kintu kimwe nshaka kumva, bwo sohoka ngaha umvire no mu nzu. Kumbi ino nzu aba ari n'umukobwa rukuntu ubusanga inzu aba ari nk'umutungo w'umukobwa isaba yaramuhaye. Yatangiye amusora ati nsohokera mu nzu. Umusore ati huya ntabwo bino bintu wabikora sheri, reka ngusobanurire. Undi ati ntacyo umbwira, urambwira iki? Sohoka ngaha Martin, sohoka. Ubwo cya Martin disi cyababaje umukobwa w'abantu ati nukuri ntabwo numva ko ibintu bintu wabinkora Martin, koko wowe na mama wanjye umbyara. Ubwo nyina yari yaguye mu kantu. Ndakubwiye ati ari igihe irari rigukontorora we. Uyu mugore yari afite irari riremereye cyane, handi baza ariko kubona umwana ukundana n'umukobwa wawe ukamugira none unamuruta, nibyo bita nyine bashugamamo. Uyu nguyu ni shugamami. Sohokera mu nzu wamubura mukoro we. Ni asore, sohoka wowe, toka kure. Nyagasani ubwo nyina w'umukobwa yasigaye avuga ati mbabara ni ukuri. Ubwo uriya musore yazaga hano ejo, mu by'ukuri ntabwo nzi ibintu byambayeho nyimara kumubona. Ati koko mama, bino ni ibiki, ko nzabisobanura gute mama? Nyina ati mwana wanjye rwose mbabarira, urabizi ko nagerageje kwirinda uko nshoboye kose kuva natandukana na papa wawe, ariko rwose sinakubeshya, ntabwo nzi ibintu byambaye. Ubwo nabonaga uriya musore yaba yakinkoraho gusa mpita n'ubwenge. Ndakurahiriye rwose mwana wanjye, nubwo rwose irari ryanjye kuri kontora byananiye, nkaba nkubabaje, ariko rwose ndakwinginze mbabarira mwana wanjye. Ubwo umwana ati mama, ntabwo nzi neza rwose niba nabasha kukubabarira ngo mbishobore, gusa ariko icyo nakubwira cyo ndaza kugerageza, ariko byakunda ariko ntakiri kumwe nawe. Ndashaka kuba njyenyine nawe rwose, icyo ngusabye nsohokera mu nzu. Inzu disaba ari y'umwana, hari ukuntu usanga imitungo yanitse ku mwana. Ati nsohokera mu nzu mama, nakubabarira ariko rwose ntabwo umeje kuba nkureba mu maso najya mbyibuka. Rero sohoka kugira ngo mubabarire, nuko naba nakikubona hafi yanjye, sohoka. Umubyeyi ati wambabariye koko? Umwana ati mbabarira, sohoka. Umubyeyi rwose byaramucanze, yibaza uburyo irari rye kuri kontorora byamunaniye. Birangira sohotse arimo kurira ati mwana wanjye rwose ubitekereze nkumbabarire. Umwana byaramurenze, asigara arimo kurira agahinda ari kose. Nyagasani bino bintu rwose, bino bihe tugezemo birakomeye cyane. Usanga umubyeyi asangira umusore n'umwana we, usanga basangira we, kana kasigaye karira. Mwibuke neza ko ari agakobwa gafite imyaka 18. Nakubwira ngo bashugamame baracyariho we, ugasigaye karira kaboroga. Ari nako kandi inkuru yacu itirangira. Mu by'ukuri hano haba ari isomo rikomeye cyane, kuko irari rya hari igihe gukoresha ibintu shaho. Jya ugerageza kuba wari kontorora uko byaba rimeze kose. Amplis none niba ufite umwana rwose w'umukobwa nk'uko nguko, ubu usanga abana b'ubu ngubu hari ukuntu bagenda bakabazi gutoranyamo abasore b'amabogari. Babande nyine bameze nkanjye. Ugasanga muri cya gihe aje kumukwereka rwose, niba utazi gukontorora irari ryawe,
birakuganje rwose, wisanze utangiye kugirira ifemba umukunzi w'umwana wawe, kandi imagine ayo mabara ni ukuri. Mugire gukontorora guys. Nitwa Alpha Sam, reka dusubire mu kani k'ubutaha, reka duhure muri comment duha n'ibitekerezo rwose, umbwire niba uri uyu mukobwa wabarera mama wawe, tuvugisha ukuri. Mbere yuko ngenda ariko reka mbanze mbaze mukobwa we warebaga ino video, ese mu by'ukuri uramutse uje kwerekana umusore mukundana iwanyu, mama wawe akamukunda ndetse kandi ukazana bafata baryamanye, ese mu by'ukuri reka nkubaze ni mama wagusabye imbabazi wamubabarira? Agutwaye umugabo nyine unakunda kubandika muri comment umbwire niba wamubabarira, ubundi duhuze mu y'ubutaha. Murabizi ko ngende Alpha Sam, reka dusubire ubutaha. Make sure subscribe. I love you guys.